nakuze ndota kuzubaka nkahirwa ndetse rukazarama. Iby'ijuru rito bimbamo nabyumvanye benshi ubu ntabona, ariko nyine akaba wa muhanzi zari inzozi. Ni inzozi. Ubuzima ndimo ni inzozi. Inzozi narose nkiri inkumi, izo umwari wese yagira, gusa nyine ibyo umwari yigira si byo ubuzima bumugira. Ese ko tuzi karisimbi ko impamo yose itatse amasimbi, aho umujinya ubitse urazwi. Ese Rwanda wayitakaza? Urugo ruruta uru rwava he? Uru rugo mfite impamvu amagana zatuma naruta, agira izindi amacumi zatuma ntaruta, gusa ayo macumi amira magana ku buryo ataruka. Nzarugumamo ndume gihwa, nzanyurwa. How could you possibly understand me? You are not me, cause these are my reasons. Okay, nimba turi nabo I don't care, sibyo. Ikindi wakagiye kugenda ukabwira njye wakabaye bikira je mwishyura amashuri nabwira ntabwo ari mama wazo kako twabivuze muri kumwe twabivuze ryari ubundi kibyo natanabyibuka ibyo mucyanga nubwo wiga mbona nabwenge kugira usura ugira ubwenge kandi uvuga iyi ni ibintu n'abantu wanje gukora amasezerano nguraho nguje gukunye gutanga amafaranga ngiye iki ubanga nicaye kumburana amafaranga uje kwiga ikena gukora cyangwa mbase mu kandi musuri ku amafaranga kugeza mbase n'amafaranga none se mushyirira ishuri bashana yindi komisi nyine nje mushyirira ishuri banze ubwe ngo tujye kayine mushyirira ishuri ariko mama twishyura kandi ntabwo niga sindiga cyane narabisoje ahubwo wowe ukora niba kwigukora uraje guciye hamuje gutumwanya wose ngo kubwira kayine ndagufasha ikingere usibye ko mubona ufite n'ubwenge buke wankoreye iki ibyo byari no kuri muri uru rugo urambangamiye cyane nawe rero kandi ukagize buri gihe umbwira ubusubwa sibyo nibyo waruje kumbwira utambeshye iki kandebera amafaranga agenze kunyirukana ambwira agiye kunyirukana none yewe mbere bakakwirukana uzi ukuntu papa yajandakara igenda nko kumubita kubera ruriya rugore rwiwe ngenda nko kunyisha ngo mvugana iki ngo n'abakoze kandi ngiye mufata nk'umuvandimwe nk'inshuti yanjye twivugira ubujajwa none ndebera waragiye umva base musore babarira nawigenza gute amereye andi bubi cyane ambwira ngo wari buvuga ati mwese uyu mubwira ati yumvisha ariko abakozi bari kubivuga bari kubivuga nawe gute wagiye kumishoninga byari ngombwa kumvuga nje bana yanjye agenda kandi uzamva tuvugana agenda ambwira giye wowe utambira uva wano urasubira uyo wavuye mumubira mumbabarire boss nago mbizi ava mu nzu ava mu shambure afite sente mu ntoki sibyo ikintu ushaka kubwira ni kingi kingi swe ego pe ntago bibujije kumukunda kuko si icyaha sibyo ahubwo banze utekereza ntago uri umukobwa mubi ntiwabuza abahungu like bagukunda inanga ntago niba yarakuroze niba byaragenze bite ngewe ejo bundi urarambwiye ngo ushaka kwimuka ngo kujya mu mukundane numva dumiwe nge ngo kujya mu kingi urabizi neza ko agukunda kwizirika ku muhungu utagukunda ni ubugoryi nibyo mba nkubwira uri kubyumva ngewe nakubwiye ati hari abahungu buzuye kandi nanjye sindi umuhungu mubi kameme ndebye reka nkubwire ntago guhora nkwamagara nkugisha inama ariko mba navuza abo ngewe reka nkubwire nge ntago ndi news uzabuhora ngugisha inama bya buri munsi udashaka kumva ntago mba nababuza abo bahungu bose shishiro mama ubuzima ndumva bwanze pe narihanganye iminsi myinshi urabizi ibyambaye byose ariko ibi byo kwihangana bikomeye Mama
nanjye bigeze bitangiye kundenga pe ariko ubu uriya mubyeyi njye nibaze niba yaragiye akabyara umwana niba azi ukuntu umwana amera koko ni gute yankorera ibi bintu rero nyine mwana ndabizi bino bintu nyine biragoye nta nubwo nakubwira nta nubwo sinzi n'ikintu nabona narenzaho ahubwo ikintu cyonyine nagusaba ni ugukomeza kwihangana ntabwo igihe cyose umaze uri hano wihanganye ubu ngubu aribwo bigiye kukunanira sibyo komera kandi ndabizi neza ko uzabica shashara ntabwo wabyumva pe hari aho ugiye ukumva kwihangana biranze uzi ko njye nicara nkibaza ikintu nakoreye Imana oya ntukajya uvuga gutyo wanjye ntukajya uvuga ngo nta kintu wakoreye Imana kandi buriya ikintu cyose kibi kiba kiba gifite impamvu kandi buriya hari ibindi byiza byinshi Imana iguteganyiriza sibyo kandi humura numara kwiga uzabona akazi keza ubeho neza nk'abandi bakobwa kandi ntabwo ubuzima bubi ari byo herezo sibyo humura ntukajye wiheba ngo wumve ngo birarangiye sibyo ibi bibaho ariko ni byiza biriho sibyo kandi nta muntu wavutse ngo abeho ababaye ubuzima bwe bwose sibyo ese nyine ikihe kintu mbona cyiza mu buzima kandi ikintu cyiza uramfite ufite papa wawe ufite abantu bagukunda sibyo basi ntuzajya wumva wihebye ujye utekereza ko mpari nk'inshuti yawe izajya ihora ikumva igihe cyose kandi igihe wari wampamagara ntumbone wari wankenera ibyo n'abandi byose sinza kukureba so igihe cyose uzumva ukeneye inshuti cyangwa ukeneye umuntu muganira nzaba mpari sibyo rero ntukajye wicara ngo wumve ntacyo umaze wumve wihebye sibyo uramfite ufite abantu bagukunda umuntu umwe cyangwa abantu babiri bagutreatinga nabi ntibazatume wumva ari iherezo sibyo ava mu ishamba afite sente mu ntoki kuki utashonye uwo mudomo ambwira fata ugende basi kuki wamvuze iyo uvuga ko byumvise nibabarira basi nibabarira wowe umuntu akuzanira amakuru y'ingenzi ntabwo mubabarira umuntu aba akuzanira amakuru y'ingenzi yakwizeye warangiza ukagenda para ukavuga guhera mu gitondo kugeza nijoro ubu hari yabuzeho gato uvuge n'ibindi nakubwiye ahubwo hari ibintu ntakubwiye dadi wawe amaze kugenda uriya mugore wiwe afite umuntu bavugana ku telefone amubwira bebe ikiri wallahi ubwo nibagiye gufatanya gutwara imiti ntabwo mbizi numva bavugana umunsi umwe ava mu korodoro ariko se ubundi mbwira ni uko byagenze kuri yo bikaryoha bikagenda neza wasajijwe n'ikinyini wasajijwe n'iki wabaye ikinyini wasajijwe n'iki ngewe ko dada narinzi tukinjira muri ranzu ntabwo ari wowe sigaye mbona ari undi muntu wahindutse ntumbaze ukuntu byagenze warananutse amagufa yarenamye ngo uri gutekereza umuhungu umwe turi abasore hano huzuye abasore basukareka gukomeza kunyongerera umusonga uri kumbaza nta kuntu akugenza narambiwe uhora umbwira ibintu bimwe tuhora mu tuyira dore ubuntu bw'ubuyira ahangaha turi kuvuga ducucura nk'abagore bo mu isoko uri kubyumva ukuntu ibintu bimeze kingi niba yarakwanze shaka undi niba mwumvikana ko kujya umbaza ibintu by'inuza byawe kandi byakingi ese nk'umwana ngoma mubona ndi mwana cyane nawe ava mu bantu bakuru agenda tuganira abantu bakuru abishe ajyahe ni njye nawe gutya ahantu yajya abajyahe umukobwa n'umwana how are you you good ariko kukongeza wakizewe ndi munyarwanda basi ndabizi Irongereza Rufaransa Ikigande ndi kuvuga neza cyane ibya Kinyarwanda nicyo kibazo ibyo se wabikuye wabyigiye iyo utari wabona ntabwo uri muntu uraba hano mu Rwanda urava kure ugenda ururimi rwaho uraruvuga neza cyane kuko namwe muravuga Kinyarwanda kandi ngiye kinkunda cyane ese umva nkubaze uba wumva iyo utaza kuba nk'umukozi w'umuntu wari buzakora njye ntaba umukozi wo mu rugo urabona mu Nyarwanda bavuga ni aba grandfather ni mu Nyarwanda ni
abasogo iyo nza kuba aba grandfather banje ni bakozi b'Imana cyane ni bapasiteri nanjye mba ntari gukora kano akazi nkora gore nuzongeye kubimbaza nyine mba ndi kukubaza urumva impamvu nari mbikubajije nyine usangiye unambwira nabi bikanca n'intege nari ndi nyine kukubaza kubera ukuntu mu gitondo yambwiye mbona atanshaka mana ndavuga se nagashe ndafite ngese yakwiyambuye ariko warasebye we oya yangane guseka mvubarira ngize ukuri umuhungu akwiyambura yagujugunye yagusunitse byagenze bite ngize ukuri kituma nyine mbona wanababaye gutyo bigeze ahangaho byagenze bite ndameze neza se aha ubusobanura neza siko murabi ukomeje kwigunga biterwa n'iki byaraye bibaye buri cyatumye nkuhamagara ngo uze tugane tuganire byo kugira ngo usabe imbabazi kuko buriya ikosa si ugukosa ahubwo ikosa ni ukudakosora ikosa ariyo mpamvu rero kugira ngo uze tuganireho usabe imbabazi ko nanjye nagukosheje kandi nayibonye ko nagukosheje none se reka mubaze mugabo ubona ibintu byabaye hari uruhare bifitemo nta ruhare bifitemo ese kuki umuza kuntucyura umbwira nawe urabona ari ikibazo kuko byari rega ari nyine ikibazo mpavuga se ko twese turi bakuru urabizi dufite abana bakuru nawe ufite umwana uvuga se ibintu by'abadamu b'iki gihe ntabwo ashaka kubyara ndi umuntu akamubwiza ukuri niyo mpamvu nagira ngo tudasinze binagusabe n'imbabazi urabona inshuro 3 ni nyinshi ukabona naraje gukora iki hano rero yamwe mfite ikibazo ndakinsubiza ntukinsubiza mbaza ndi umusore mubi ndi umusore mubi ntacu twaye nubwo mfite inda ntacyo ntwaye ntabwo igaragara washize umupira ntabwo igaragara mfite ikindi kibazo cya kabiri ni iki ngiki muri ranzu urabona abantu twese tubana si ubabona urabazi bose hari Rugamba hari Agasaza uri kubyumva hari Kingi hari nanjye sibyo ubona muri bari abahungu twese utwitegereje sibyo utwitegereje twese nta bintu byo kubeshya washima mu ndebo Rugamba muvane muri yawe tago yoja mu irushanwa undi muntu noshima Kingi ni mwiza cyane uramuhunga arirabura kandi arashimuye afite n'umukanwa mwiza cyane ni andushiki arirabura abagabo b'inzobe kandi nzano bavuga ngo ntago bari siriya sha nyamweka nkubwiza ukuri uramuhungu maje kumenya ko ari umurozi yarabaroze nta nubwo bishoboka ikindi aranampemba ni umpezi je ntabwo numva ukuntu abakobwa bose babinterese muri uramuhungu undi uramuhungu bamugaye none nimba ubwiza bwiwe tuhaye tububona tureka kuvuga umwiza ubu uravuze ngo wafata Kingi ukamunsimbuza cyane nyamwi nawe ni ukuntu urambajije ngo nohitamo habayeho guhitamo gapisemo Kingi ko uretse nawe nakanuza kasaza bandi mu pasiteri wabuze kugira ngo gakore amafaranga none se ku pasiteri bisaba gukora Imana bisaba amafaranga mbona ntarakubona igihe cyose maze hano sindakubona n'umunsi wa rimwe wasabye n'uruhushya kujyana gusenga wowe ngo wabuze ng'icyaza ni pasiteri cyangwa y'uburyo ry'amaturo ngenda gusenga mu church zina zose muvuga Runyarwanda ndagenda gusenga ibintu ntumva wowe wari we pasiteri ibyo bitatuwaje reka nkubwire izi tatuwaje ubona umukristo ni mutima ntago ari ibi ni imyanda urafambura gushyingura bigendana nabyo kangutere story sura zima vice yo mu Bible mu Zaburi 125 havuga ngo abiringiye Uwiteka Imana bameze nk'umusozi Siyoni abashika kutanyeganyeza ahubwo urahorararamye ne Urunyarwanda ma problem ndakubwira je ndavugira Mana mbabire mukize reba kato kana kavuka karaho
kafite mwere kafunzemo mu ijambo ry'Imana kakumva ko kari kanacere. None se nyine wowe ko ufite bitatuwaje nimbe nawe iyi n'imisatsi. Ibi nibihamya kubira abantu kera nari umuvayo nari ikintu kira ariko Imana oya kandi nawe akana kavuga cyane we. Aya masari kubyutse. Uri sangara. Wakirawe, mzee. Ujya mu mashu ugasinzira amasaha, ugasuragura amafaranga ufite. Uri kufunga nka roho mbi mino Kigali. Nta kazi ufite. Ugasuragura saa 3 saa 4 ukabyuka. Wari umunsi rero. I'm your boss in English. Ayosha. Agabi iminsi. Urifata imyaka 30 uri kubunga muri Kigali. None uyu munsi ndi boss wawe. Nta bintu by'amasaha. Turi kujyana. Kariya gakobwa tubana. Kariya ka dada. Dada yasaze gusekana. Nawe kuri ufite? Urayishyura? Kandi ziratembera. Ndagucumbira abataraza. Ngaho urancumbira? Ndagucumbira abataraza. Ejo bundi dada yaramamagaye. Nubona ukuntu asigaye yanitse amagufa gutya. Yanitse ubona yashizemo. Kubera King. Ejo bundi yaramamagaye ankoresha inama y'iminota igera muri 30. King yagize gute? Ararira gutya. King yamugize gute? Yamutwaye ngo umutima ari kubyumva. Ariko King ni mwiza cyane. Urampungaza arakora sifaranga zifa. Tugashiraho na kira gihagarara no kuntameze yewe birabaye. Yese ndi mubi. Ntabwo uri mubi ariko ushobora kubukenya. Ntabwo nyine sino turashwaye. Ntabwo mvuze njyewe nguhemba, nkwemba kugira bamere ko ndi umuntu w'umugabo. Yaguhemba. Uwo mugabo ko wagiye koga mbona kibirarere. Ticoco tugisengera uwo mugabo. Sivyo? Ariko ndi kuvuga mu ikofi. Ncyane. Urabizi neza ugera mu ikofi yanjye urabizi. Oya yega ariko atanu ubwo urosora mu ikofi yanjye mpeze menye. Uzi ko njyewe mfata umwana nkamwipevera. Uri ko nkamujyana. Nkamujyana nkakoresha nyamwe njye nkoresha bira amafaranga 40. Uzi ko arayishira nzu. Njyewe ijoro rimwe gusa rimwe. Yeresha amafaranga 40. Aya 40. Wow, nkangira umwana. Aha nibyo nakubwiraga. Ewana kuvugira Imana ndi nabyo cyane. Wewe nizo mana zawe rwose Imana ukorera ntabwo nzanye. Reka ngutera. Hariya ngo wanyine mu rugo. Mbere yo kuzabaga. Dore ko nzahana. Mva mbarara. Mbarara. Nese waje. Nagenze ku makamyo. Da paramanda. Ntabwo bibaho yuko urashaka kubaza ikibazo ukamusubiza utabanje kujya kwibaraguza ngo ubwire nk'igihumbi. Usumbajije vuga ndavuga. Nyine wavanywe n'iki wabaga. Kuvuze ngo iwanyu ngo mwara abapasiteri. Waparamye igikamyo. Shabura kanu wagiparamye ko. Umva nkubwire akantu. Ubundi se warize. Urabonye urareba umuco wanjye ni madegede. Ni mashu. Ego. Bikiragi uriki. Ndagufasha cyangwa. Gwere umunsi. Sureba birabyonga. Nzabyuka saa 2 uko wasuraguraga ko nzana nsuragura mu buriri. Iramiranje yose. Ukureshya wumva uri umusore. Uzajya uhara wese ibintu by'ibitanga buri wapi. Ameze ja. Bambwira. Tagaswizi ngo ivumbi zicara ku ntebe. Nawe ujye mbere yo kwikora ibyo bintu byose. Icyambere ntago ndi hano kunisha. Uri kunuka. Uretse mubwira. Ntago ndi hano kunisha. Ihute genda. Gera n'ubundi urancura genda. Ikindi. Nawe urikajya hasi hano. Ibyo byo uhora ubyibuka. Kwandi wese ngo ugaruke ariko
ushobora kubyuka mu nzego ukabyuka usanga bakurengeje umuryango indeze nkajye ntabwo uri hano nabyo byibuke ibyo nabyo byibuke ufite uburambe mu kazi ntabwo nta kibazo ntabwo waza unywa hejuru ikindi reka nkubwire ibyo byose uri kwivugisha kura amafaranga y'umutwanza Kingi nta bintu birenza wenda nuko ari uguhemba ari boss wawe afite nziza arashinguye ateye neza cyane kabe no guhitamo umwanda nanda niwe twahitamo ariko ntago bibaye Kingi rero ni mwiza cyane kandi uriya muhungu yararoze n'umurozi umurozi gute umurozi uko byagenda kose n'umurozi yarabaroze kataza se karasara kandi aza kuza yasaze ariko naje ganasa no sara nuko ari boss mamwa ngo batandukana ariko Kingi ni ewe ni rudasumba yamwe ndabona wowe nawe ntabwo nzi ibyo urimo ntabwo nzi ibintu kirimo urahindutse sinzi urambajije ndagusubije kuko umajije nkagusubiza ngaho genda shora genda genda yamwe umashe kubyimba abagabo changaje abagabo b'inzo we nturi inzo shora se genda komeza genda ukunda dada yamwe ushaka kugenda genda se Ese papa mama yabigiye data hari ntazi ubuzima mbayemo shasha ndabona byanshana rero mbamubwira nyine ibyo byo ntabwo papa wawe ntabyo azi kandi nyine nawe nta n'uburyo yabimenya sibyo ariko ndatekereza ko numara kumenya uburyo bwawe uzabinyuzamo kabira ibibazo nibimara gukemuka mukabihereza umurongo ntekereza yuko na papa wawe naba n'umumenya azabimenya nawe waramaze kwikura hano hantu sibyo waramaze guhereza ubuzima bwawe umurongo sibyo ese wa musore basiketi arimo akamenya ko twapuritinginga kuko kurabona ayo mashuri yanzabisoza ashaka kamubwire icyo ntekereza njyewe cyakora ni kimwe none se ubona uriya musore basi yumvikana nyine gake mwaganirire wabonye yumvikana nyine wamuganiriza nyine akumvikana umwana mwiza se aba neza bite se makuru se ke gutunguye ni n'iki hejuru ntabwo nyanege umuntu mu rugo se mu nshuti agenda yateguye mumeze mute se tumeze neza shaba yitwa Kengi umushuti wacu Kiri yitwa Shawa nice to meet you Shawa usa neza bwa mbere iminsi ishize nawe n'umuntu arambwira ngo nabyutse mu gitondo mura nk'umumarayika akazi kibura cyane tamuzanire icyo kunywa ukuri kw'Imana nta kibazo shara wite se umeze neza ariko kurya no gutombora utsinda urya gutsinda na nyirabeshya sicyo wagiye Questi twatsinze iyo twahuje tuba twatsinze. Kanguka. Okay. Let me go. Mom. My